ibintu utagomba kurya ngo urengere n'umunyu cyangwa isukari kuko nibyo byakugiraho ingaruka naho abantu rya bushoboye gasubiremo ako kantu naho abantu rya bushoboye nabo bakurya bagushoboye abakobwa bafashwe n'abazimu abakobwa bafashwe n'amadayimoni abakobwa barozwe nande abakobwa bari ibuhe burozi ubako mutabaruka yigeje hari n'umuntu wambwiye ngo uzi gutwara indege wigeze uyitwara indege mu rugo yarahabaga kwa Elizabeth umwamikazi wavuye mu Bwongereza ni umukecuru wanjye reka wayitwaye gute indege cy'abayitwara gute indege kuntu bayitwara bafata IOAE habanza inyuguti eshatu urabona ko ari amaso iyo uri ku ndege ntago bisobanura gukora fone bisaba ngo uhumure amaso urebe radari utaraciye kwibereye yanyweye amata bisaba ngo urebe umunara ugiye kugwaho kubera yuko iwayizeri hari igihe bazanamo danger d'amour iyo bazanyemo danger d'amour hari ikinyoteri gitukura kiba kikwereka ahantu ugiye guca kiriya kinyoteri bakata gihita kikwereka inzira ugiye gukata noneho icy'umuhondo buri ikinyoteri cy'umuhondo cyakubwira ngo hagarara igitukura cyo kikwereka inzira ahubwo umuhondo wo kwereka ngo hagarara kubera buriya tubaze impamvu navuze isilamu tubaze dusanga abisilamu ari abagore ariko abagabo buriya ni izuba ndumva ibintu bitari buze koroha ati abisilamu ni abagore abagabo bakaba izuba ivyo bintu kubera iki uvuze ko ariko bimeze wabikuye wowe kandi uri mu makatolika nyine ngiye buriya nuko mvuga kwa Hitireri I wonder ngiye mvuka mu zuba uvuga kwa Hitireri uramuzi se Hitireri umuzi gute Hitireri muzi kubw'Abadage kubw'Ababiligi Bivove andikamo amateka ya Bivove urahita mubona ngiye nambaye ikote rya Yesu nurutse kwa Hitireri nibwo nagoye kuborora ko imbaraga sinyarushisha ibintu uri kuvuga birakomeye cyane Hitireri kumbura muzi ni Bivove Bivove yari abasize andikamo amateka ya Bivove urahita bibona ngatubwira amateka make ku ntambara y'Hitireri ko byagenze intambara ya Hitireri bakinye kurusi zose zagoye mu Rwanda Bivove rero nuwo kurukara isi yarize Bivove yari abasize urebemo bamugongeye ku musigiti fite ibihumbi 100 nawe ufite ibindi 100 bikangombwa ko undusha 1,000 naguha amafaranga ngahe musege nagutegeka wamaye ushaka reka ubwo urumva njyana nivuga ngo mfite 100 ufite ibindi 100 bikangombwa ko ngiye nkurusha 1,000 naguha ngahe ubwo wame 1,500 sanze muri kubangu imbwa n'umugore wanjye nyitagiye imbwa abana mbaye imbwa humura ntabwo uriyo pe wise utinya se udatinya nzi kujya kwita imbwa kandi uri umuntu w'umugabo ubwo nyine yabonye ndi imbwa gatuza abantu uzuye n'umugore wawe iki kinyamakuru cyitwa ngo iki ndamenya ndi gukora ku cyo emayi kandebe nubwo ntazi gusoma emayi empire nese ko umugore wakwita imbwa cyane mwa kwiza kwita imbwa ariko nabagabo bose utabaye imbwa ntawabi wawe yego ubu bimbwa kugira ngo biwawe ze wumbuye guhinga tunda nata n'urundi nimbwa tu ntakundi yego ubwo so nimbura ako rero nuko ari umwana mba nkubaje akabazo ariko taha oya kambaze ndi tayari nakubazaga nti nimba umugore wakwita imbwa kandi uri umugabo we
ubwo we bimeze bite? usiho nakuri umugabo niba niba uzi ko ndi umugabo wowe uri umugabo urukundeba Yego. ubwo uko umugore wanjye ngise nawe niko yakwita Ndi kukubaza nimba umugore wawe akwita imbwa sibyo kandi uri umugabo we ubwo we ni iki? biragoye kumutuka kuko ni mabuja umututse nta cyane ni mabuja warabyemese ko kuri yo nta kundi nyine nta kundi nta yandi mahitamo musaza sawa sawa rero uvuye mu kazi ariko mu rusuru mbona se mvuye guhiga kugira abana bageto yego reka nkomeze nganirize uyu mwana rero murakoze babyeyi sawa ngagerere mu rugo wa mugabo nako sori wa yego abagabo mu Rwanda badakunda agakingirizo mbese abagakoresha ari mbarwa mwarababeshye ngo bakazira urunuka ntabwo bashaka kumva naho ariko ntekereza ko impamvu bakazira n'ubundi nta kintu bukoze burya bose hari ubundi bavuga ko ubusambanyi bukorewe icyaha gikorewe mu mubiri mw'imbere ari ubusambanyi siko bajya bavuga mu mubiri mw'imbere kandi icyo gihe iyo wambaye puridase ntabwo imibiri ikoranaho ukuvuga ngo umugore abasambanye n'agakingirizo nta nubwo bayasambanya ahubwo ariko agakingirizo baba babikoze kandi se kakinjiye mu imbere mu yavugaga umugore umugore mubiri we wasambanye n'agakingirizo ntabwo naba yahuriye n'umugabo okay mureke noneho njye mbibasobanurire ni ukuvuga ngo ubwo nkurikije ibyo Makuta avuze mu nyumve neza quotation nkurikije ibyo Makuta avuze uyu mugore aryamanye n'umugabo wambaye agakingirizo umugore niwe ubukoze icyaha cyo gusambana n'agakingirizo naho umugabo aba ari umwere kuko ntabwo aba yahuje umubiri n'uwo bari kumwe kabaye nzovu ubibaye ngombwa ko ujya ku isoko ubu ngubu bakakubwira ngo barashaka impyiko zawe wowe umuntu wazimuha wize umuha imari kitso kuzigaburira inkoko oya impyiko zanjye naza abantu bagufi yabareba ntabwo zabakwiye ariko mana narababaye nanjye mbarizwa mu bwoko bw'abanyamurenge mu banyabyishi mu basita wa muntu uyoboye urugamba bamwita awiri urugomba God have mercy upon us. ngo bamukubise drone abanyamerika yarapfuye imana yo mu ijuru mbere ko dutangiye iki kiganiro tubanze tumara umunota umwe twibuke barundere systeme twazanye tubanze twibuke umunota umwe twibuke uzikubura yari gara frere wanjye yari garafurere wanjye tubanze tumwibuke umunota umwe kandi twihanganyishe abanyamurenge babuze imfura kandi buriya nubwo yagiye urugamba rurakomeye sekedi noneho sekedi uriya yamenye amaraso arapfa ariko mbwira abanyamurenge ntimucike intege abanyamurenge ntimucike intege mukomeza noneho sekedi bira ngo azazana za drone yica abantu b'inzirakarengane uriya mupapa reka dufate umunota umwe ducecetse imbere y'iki kiganiro umunota turashize oh my god turagushimiye rero yaje afite umunwa kabisa hanyuma se bwana metere nzovu iyi myice rero noho mishyashya wadukanye ni iminyabaki ibi babyita agasuzuguro wari watungaho miliyoni kashi uyibara gutyo ukavuga ati ndayifite n'iyanjye ibyo bibazo rero njyewe uje kumbaza keretse ugiye ku kagari cyangwa kwa gitifu cyangwa se ibibazo byawe bijyana mu butayu babisengere tu niyo mpamvu nanjye mubaje nti wari watungaho miliyoni nawe ni inzozi zawe ni inzozi twese turacyari ku biro turwara igihe bizagerwaho nawe uyifite mu nzozi cyane urabona byaratewe n'iki kugira ngo ku myaka uba ufite utarabona miliyoni
byatewe nawe n'icyabiguteye dore ubu nawe uri kuzerera ubwo natwe twese turacyazerera rero twese turacyazerera njyewe urabona nanjye ndi mu kazi ni kugerageza kujya kuyishaka ahubwo nambiwe nti byibuze byaba byaragenze bite icyatumye utayibona kugira ngo nawe ngerageze wenda twumve ko twaba duhuje impamvu imbere hawe ni heza wicika intege hari igihe uzayibona ayibone mbere yanjye kuko ndana ari wowe ufite ubushake bwinshi ushingiye ukuntu inshuti zawe mubanye arizo bisaba kugira ngo arizo bisaba kugira ngo ubeho cyangwa se kugira ngo ubeho bishingiye biterwa nabo waba ubayeho ubuzima bumeze gute ubuzima mbayeho njye buranshimishije kuko sinajya kwiyahura ntabwo wajya kwiyahura reka uzitondera cyane ubuzima waba ubayeho muri make ntabwo bwaba bushimisha si bwashimisha ukansangaho tubwiye ko wari umuhanga Melody akapinza ishuri gute birabyo byajemo ibibazo ko wari umuhanga byajemo ibibazo by'ubuzima wishyurwa na kompasiyo arakwishyuriraga ariko ntiyangaburiraga ezo wakiga ushonje urumva haje kuzamo ibibazo by'ubuzima ni ibintu byinshi ntashobora kwinjiramo ariko haje ikibazo nyine ndabibona nyine ku ishuri ridashoboka ufite umushinga ukwishyurira ufite umushinga unyishyurira ntari n'umuswa erega buriya hahise hari habishye n'inzara mbabwira ngo inzara yaranyishe ntimukajye mugira ngo mba nkabya inzara yarandiye ngiye buranze ukuntu inzara iryana ikakurya kabisa kuko inzara buri igikurya yagera igihe nayo ikarambirwa ikabyihorera ikabiretse ikabitisha umushenzi ni igiti aho nahereye nta ntamo nizere ko ihuye n'umuntu ufite inzara utamwirengagiza ntabwo mwirengagiza ariko nyine turi mu myaka miba aho abantu bamenye ubwenge ku buryo bashobora kuvuga bati uyu muntu kubera ko nawe yigeze kugira inzara namukuramo make ariko ngira abantu munyanganire ngira abantu duhuzwa n'ikibazo cy'inzara kandi tubanye igihe kinini okay